Mwaramutse neza, Yesu ashimwe. Turi hano kuri gusenga by Mama Ebenezer. Ndabasuhuje buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, shalom mwese. Ndabasuhuje. Ngewe wumva kuri mikro ndi Mama Ebenezer. Karibu dusenge, dushyire Yesu hejuru. Amen. Senga, senga ntacyo uzabura. Senga, senga, senga ntacyo uzabura. Senga, senga ntacyo uzabura. Senga, senga, senga ntacyo uzabura. Senga mu gitondo ntacyo uzabura. Senga, senga, senga ntacyo uzabura. Ibihe byose senga, senga ntacyo uzabura. Senga, senga, senga ntacyo uzabura. Yemwe musenge dusenge ntacyo tuzabura. Senga, senga ntacyo uzabura. Yo senga, senga ntacyo uzabura. Senga, senga ntacyo uzabura. Yo senga, senga ntacyo uzabura. Senga, senga ntacyo uzabura. Yo senga mubyeyi ntacyo uzabura. Senga, senga ntacyo uzabura. Mugabo we senga, senga ntacyo uzabura. Senga, senga ntacyo uzabura. Mukobwa senga, senga ntacyo uzabura. Senga, senga ntacyo uzabura. Musore we senga, senga ntacyo uzabura. Senga, senga ntacyo uzabura. Yo ntacyo uzabura. Senga ntacyo uzabura. Haleluya ntacyo tuzabura. Dusenga ntacyo uzabura. Amen, amen ntacyo uzabura. Senga ntacyo uzabura. Yewe ntacyo uzabura. Senga ntacyo uzabura. Yo senga, senga ntacyo uzabura. Senga, senga ntacyo uzabura. Senga. Amen, haleluya. Amena. Gusenga, senga ntacyo uzabura. Senga, Imana ishimwe. Data wa twese ahabwe icyubahiro. We wumva gusenga kwacu, we wumva gusenga kw'abamutakira ibihe byose, umwami ahimbazwe. Reka dusome ijambo ry'Imana, Daniel igice cya 9 umurongo wa 20 niwo tugiye guhagararamo dusenga Imana kuri uyu munsi. Daniel igice cya 9 umurongo wa 20. Aha niho tugiye gusenga, umwami ahabwe icyubahiro. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyumweru 70. Ariko twe turahagarara gusa ku murongo wa 20. Nuko uyu ni Daniel. Nkivuga nsenga natura ibyaha byanjye n'iby'ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli, kandi ntakambira Uwiteka Imana yanjye kubw'umusozi w'Imana yanjye. Amen. Hari impamvu yari yazindiye Daniel hano gusenga, ngo nuko nkivuga senga. Yasengaga avuga, ntago yasengaga yandi y'umutuzo. Numvisha abantu bambwira ngo basengaga y'umutuzo. Reka. Fungura umunwa usenge, ramburira Imana amaboko, byuka usenge, gira icyo ubwiye Imana. Gira icyo ubwiye Imana. Atura ijambo ry'Imana. Gira za proclamation usizeho, gira guhamya uhamije, gira ibyivugo wivugo uriwe muri Yesu Kristo, badayimoni bahunge mu izina rya Yesu. Uhamye ukwemera kwawe. Turabivuga n'umunwa ngo nkivuga nsenga natura. We hano yaturaga ibyaha. Haleluya. Amasengesho y'umunyabyaha ni kizira kuwiteka. Uku kwezi ni ukwezi ko gutakira Imana. Ni igihe cyo gusenga, ariko gusenga kwiza ni ugusenga twihaniye, twejejwe, dutunganye. Ngo yatura ibyaha byanjye, byari ibyaha bya Daniel n'iby'ubwoko bwe. Ni ukuvuga ngo yaturaga ibyaha byabe bose, ubwoko bw'Abisiraheli. Ngo kandi ntakambira Imana. Yamaraga gusenga, kwatura ibyaha bye, kwatura ibyaha bya bene wabo, yarangiza agatakambira Imana. Agatakambira Imana. Icyifuzo yari afite ngo agatakambira Imana yanjye kubw'umusozi wera w'Imana. Yasengeraga umusozi wera w'Imana. Haleluya. Nicyo cyifuzo yari afite. Ariko twebwe iki gitondo reka dusenge. Umbabare ujye wibuka kwihana mu masengesho yawe. Ubwira Imana, usaba Imana imbabazi.
nubwo rega mu gitondo tuba dusinziriye, hari aho usanga umwuka wacumuye, babandi barota basamba n'abandi barota guta. Ibyo bintu ni ukubyihana, ni urugero ntanze. Turihana amaraso Yesu ariho kugira ngo atwuhagire. Hanyuma twarangiza tukabwira Imana icyo dushaka kuyibwira. Hano Daniel yasengaga amasengesho yo gutakamba. Uku kwezi dutakambira Imana. Gira ibyo utakambiyeho Imana, gira ibyo ubwiyeho Imana. Ubwira Imana ngo Mana ni iki ngiki. Gutakamba ni uguhendahenda Imana. Hazamo inshinga gutaka, takamba. Nuvuga ngo wabanje gutaka urangiza ugashyiraho mba, ugatakamba. Ni ukuvuga ngo mu gifaransa ni ukwensista, guhendahenda. Reka nze mvuga ariko utaka cyane, ntabwo uba ufunze umunwa. Nawe hari ibintu wavuga ngo uri ku kwezi Mwami, ibi bintu binyinjije imbere yawe kugira ngo mbitakambire, kugira ngo nguhendahende, kugira ngo nzi imbere yawe ngwinginge, nibutse Imana. Ayi wewe, ni igihe cyo gutakambira Imana, ni igihe cyo gutakambira Imana. Ni byinshi byo gusengera, ni byinshi. Ariko reka iki gitondo yihanaga ibyaha by'Abisiraheli, nawe ibyaha bye. Reka iki gitondo dutakambira imiryango yacu. Ubwira Imana ngo Mana, ibyaha by'umuryango wanjye ndabyihane. Hari ibyo bakora uzi, ibyo ngibyo ubyature, ubivuge. Uvuge niba ari abajura, niba ari abasambanyi, niba babaza Imana, ubyature. Nawe kandi ibyaha ukora urabizi, ubyihane. Hanyuma nurangiza ubwira Imana ngo Mana, gira icyo ukoze ku muryango wanjye. Ndagutakambiye bakizwe, ndagutakambiye batabarwe, ndagutakambiye zana impinduka, ndagutakambiye bamenye ijambo ryawe, ndagutakambiye Yesu zana impinduka. Kemura ibi bintu biri muri uyu muryango. Tabara barumuna banjye, tabara abasaza banjye, tabara abakuru banjye, tabara abana twabyaye, abana abuzukuru bari mu miryango yacu. Ubingingira Imana, ubasabira Imana imbabazi, uhendahenda Imana, kandi ubasabira agakiza. Abadakijijwe utakambira Imana ibaha agakiza, ntibazarimbuke. Uzi kujyana na mama wawe mu ijuru, uzi kujyana na musaza wawe mu ijuru, uzi kuzajyana mu ijuru na nyoko bukwe, uzi kuzajyana mu ijuru naho washatse. Ayiwe, ni umunezero. Rero uyu munsi niyo masengesho. Nta sengesho ndi bukore nkuko bisanzwe, ahubwo wowe urumva iyo dore nurangiza wipozisiyone usenge mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Buri wese afite ibintu yatakambira mu muryango we. Nanjye ngiye kwicara ntakambira Imana kubw'umuryango wanjye. Rero Yesu aduhana umugisha. Shalom shalom. Ntiwibagirwe gukora subscribe niba ari ubwa mbere kuri yica no gusenga by Mama Ebenezer, kandi kunakoreshe mwumve, ariko munakoreshe ya mumfashire ivuga butumwa. Shalom.